Urukundo warugereranya nk'ikibatsi cy'umuriro cyinjira mu mutima w'umuntu kigatangira kumukongora, maze ibimenyetso bigatangira kugaragarira inyuma, aho umuntu wamaze kwinjirwa n'urukundo atangira kugaragaza imyitwarire igiye itandukanye, haba mu mivugire, mu mikorere, uwo muntu aba yahindutse cyane rwose. Niyo mpamvu rero natwe hano nka On Top TV twamaze kwitegereza, tumaze gukora tugendeye ku byegeranyo n'ibinyamakuru byagiye byandika ibintu bitandukanye, bitewe n'uko abahanzi nyarwanda bagenda bakundwa mu buryo butandukanye. Twagukoreye icyegeranyo cy'abahanzi 10 abahanzi nyarwanda bakundwa n'abakobwa ku kigero cyo hejuru, ku buryo iyo bagiye ku rubyiniro batangira kuririmba, abakobwa bamwe batangira kurira, abandi bagatangira gusimbuka, abandi byishimo bikabarenga, bikagaragaza yuko ari urukundo rwo ku kigero cyo hejuru baba bafitiye abo bahanzi. Abo bahanzi rero, abo bakobwa baba bakundira iki? Icyambere baba bakunda yuko ari abastari cyangwa se bazwi n'abantu benshi. Ikindi aba ari abahanzi baririmba indirimbo zibakora ku mutima, akaba ari indirimbo zishobora kuba zabakora ku mutima ku kigero cyo hejuru, bizikazamura amarangamutima yabo kugera naho babiyumvisemo bakabakunda ndetse ku kigero cyo hejuru. Uyu munsi rero turagusabye ngo ubane natwe kandi wibuke ukore subscribe kuri iyo channel On Top TV kugira ngo amakuru yose ujye uyabona 5 kuri 5. Umuhanzi rero wa 10 turahera hejuru ku mwanya wa 10 tuza ku mwanya wa mbere ukundwa n'abakobwa cyane ku kigero cyo hejuru. Uwo nta wundi n'umuhanzi witwa Chris Easy. Uyu Chris Easy rero ni umuhanzi uri kuzamuka neza, n'umuhanzi umaze igihe mu muziki nyarwanda, ariko nanone ntago twavuga ko ari igihe kirekire, ariko igihe cyose agiye ku rubyiniro, igihe cyose atangiye kuririmba, abakobwa batangira gusimbuka, bagatangira kwishima, bishimiye yuko ari umusore mwiza, umusore uririmba neza, umusore uririmba indirimbo zibashimisha. Uyu rero yari Chris Easy, aza ku mwanya wa 10 muri abo bahanzi bakundwa n'abakobwa ku kigero cyo hejuru. Ku mwanya rero wa 9 turasanga umusore umenyekanye vuba, umusore ukundwa n'abakobwa, umusore ubona ko ari mwiza, ushinguye, nta wundi ni umusore bita Roskana. Uyu Roskana rero ni umusore ubona yuko ari umusore utangiye kujya yiganirira imitima y'abakobwa benshi, abakobwa benshi rero bamukunda ku kigero cyo hejuru. Roskana rero yatangiye kumenyekana mu minsi itari myinshi cyane, kuko ntabwo amaze igihe kirekire cyane mu muziki, nkaho yatangiye kumenyekana cyane mu ndirimbo yakoranye na Element Ere ndetse na Bruce Melody yitwa Fudetwa. Uyu muhanzi nibwo batangiye kuba bamumenyana cyane, abakobwa batangira kumukunda, imitima yabo itangira gusimbuka, uko bamubonye imitima yabo igatera cyane. Uyu muhanzi Roskana rero ubona yuko ari umusore mwiza, umusore ushinguye, ku nyogosho nziza cyane, ndetse ukabona ko ari umusore kabisa, umusore ufite igihagararo, akaba ari nabyo bituma abakobwa bamukunda, byagera ku buryo ahogoza uburyo aririmba bigahita bishengura imitima y'abakobwa batari bake, bagatangira kumva yuko ari umusore mwiza. Bamwe bagatangira kuvuga yuko ari umusore bakifuza yuko yaba umusore w'inzozi zabo, yaba nk'umugabo wabo, cyangwa se ukabona yuko bazanye amarangamutima ahambaye y'urukundo. Ku mwanya rero wa 8 turahasanga umugabo wamenyekanye cyane, na wundi ni Riderman. Uyu ni umugabo rero wamenyekanye cyane mu muziki nyarwanda, kuko numwe mu bantu bamaze igihe kirekire mu muziki nyarwanda. Uyu mugabo rero yakoze ibikorwa bigiye bikomeye, nkaho yanatwaye Primus Guma Guma Superstar ya 3. Kuva icyo gihe rero, kuva mu myaka ya kera yatangira umuziki, uyu muhanzi yakunze kuba akundwa n'abakobwa ku kigero cyo hejuru. Abakobwa rero baramwishimira bitewe nuko ari umugabo ufite igihagararo, ni umusore kuko ubona ko ashinguza, bakishima bakanezerwa, ndetse amarangamutima yabo agatangira kubabwira yuko ari umusore mwiza, ku buryo hari abantu benshi batangira kurira iyo babonye uyu musore Riderman ari kuririmba. Abakobwa benshi batangira gusuka amarira bavuga ati uyu musore ni mwiza kabisa. Ku mwanya rero wa 7 turahase umaze kumenyerwa cyane, ni wundi ni Bruce Melody. Uyu musore rero ubona yuko ari umusore w'ibogare, uyu ni umugabo amaze igihe kitari gitoya mu muziki. Bruce Melody rero yigaruriye imitima y'abatari bakeya,
ariko noneho byagera ku nkumi ukabona yuko abakobwa bamukunda cyane. Uyu Bruce Melody rero ni umuntu uhozaho mu muziki, agakora indirimbo nyinshi kandi agakorana umuhate, ukabona yuko ibikorwa aba yerekejeho amaboko aba agomba kuba yabivamo birangiye. Iki kintu rero cyo kuba ari umunyamurava akorana imbaraga akazi ke bituma rero abakobwa bamukundira uwo murava, kandi none bagakunda n'ukuntu ari umugabo uhagaze ufite igihagararo kandi ukunda kuganira anatebya. Ikindi birumvikana ni n'umuntu ufite amafaranga, wubatse izina rikomeye cyane hano mu muziki nyarwanda ndetse no mu mahanga. Ku mwanya rero wa gatandatu mumfashe twihute tuhasange umusore yitwa King James. King James rero ni umwe mu bantu baririmba indirimbo zigakora ku mitima y'abantu benshi, noneho byagera ku bakobwa ugasanga noneho imitima yabo yabigaruriye burundu, imitima yabo yayifashe bugwate bitewe n'indirimbo aririmba ukuntu ziba zirimo imitoma myinshi. Aya magambo rero murabizi neza yuko abakobwa cyase abantu b'igitsina gore aya magambo yorohereye, amagambo y'urukundo cyane, ni amagambo agenda agakora ku mitima yabo, bigahita bituma ari abantu bumvise bafite ibyiyumviro bidasanzwe ku bantu bigiye bitandukanye, ku bantu bagiye batandukanye. Noneho byagera ku bahanzi nk'uyu musore King James, indirimbo baririmba ukuntu zuzuyemo imitoma bihita bituma bamukunda cyane bakamwishimira. Uretse yuko muri iyi minsi ko King James urabona yuko asa nkaho ahuze, ariko kuva mu gihe cya kera, kuva mu minsi yashize, King James ni umwe mu bantu bafashe imitima y'abakobwa benshi. Reka twihute rero tugiye ku mwanya wa gatanu, turahasanga umusore witwa Juno Kizigenza. Juno Kizigenza rero ni umwe mu bahanzi nyarwanda bigaruriye imitima y'abatari bakeya. Uyu rero Juno Kizigenza muherutse no kumva inkuru ye n'uwitwa Joyeuse, mwumvise neza yuko ari umwe mu rugero rw'abantu bakundwa n'abakobwa ku kigero cyo hejuru, ariko urebye ni umusore mwiza, umusore ufite igihagararo, umusore ufite ijwi ryiza, uririmba neza, bigahita bituma rero abakobwa batari bakeya iyo bamwumvise, iyo bamubonye bahita rwose amarangamutima azamuka akabarenga, bikagaragarira ku maso yabo, mu magambo bavuga ndetse n'ibikorwa byabo. Niyagize gutya akurira urubyiniro, ubona yuko bose bavuye hasi bamwishimiye ku kigero cyo hejuru. Uyu Juno Kizigenza rero arakunzwe cyane, n'umwe mu bahanzi nyarwanda bakunzwe ku kigero cyo hejuru n'abakobwa by'umwihariko. Reka twihute tudatinze. Mwanya wa kane rero turahasanga umuproducer ukunzwe cyane, akaba n'umuhanzi, na wundi bamwita Element Ere. Uyu ni umusore rero uri kumenyekana cyase wamenyekanye mu gihe kitari cya kera, kuko nta gihe kirekire amaze mu muziki nyarwanda, ariko amaze gukora ibitangaza. Ni umusore mwiza rero ufite akazoza cyangwa se ufite ejo hazaza, umaze gukora ibintu bitangaje, ibintu by'agatangaza mu muziki nyarwanda n'indirimbo zigiye zitandukanye yagiye akora. Mu bihangano bye rero abakobwa bamukunda batari bake, baba abakobwa bo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uyu musore baramukunda cyane. Uyu Element rero yatangiye kumenyekana cyane mu ndirimbo zitandukanye yagiye akora, noneho bigeze aho atangira ku muhanzi, indirimbo yitwa Fudetwa, Tombe n'izindi zigiye zitandukanye, Kashe. Murasizi yuko ari indirimbo zagiye zikundwa cyane n'abatari bake, ariko iyo bigeze ku bakobwa bakabona uyu muhanzi, uyu muproducer, ubona yuko amarangamutima yabarenze, ubona yuko urukundo rwuzuye mu maso yabo. Bamwe nibatinye no kurira cyangwa se gusuka amarira bitewe n'ibyishimo byinshi ndetse n'urukundo rudasanzwe babagiriye uyu muhanzi Element Ere. Ku mwanya wa gatatu rero turahasanga umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, uwo na wundi bamwita umuhanzi Israel Mbonyi. Uyu muhanzi Israel Mbonyi yagiye akomeza kugaragarizwa urukundo n'abantu batari bakeya, ariko byagera ku gitsina gore, byagera ku bakobwa, ukabona yuko ari ikintu kidasanzwe, ukabona ko bamukunda ku kigero kiri hejuru. Israel Mbonyi rero nta nubwo akundwa n'abakobwa bo mu Rwanda gusa bonyine, ahubwo n'abakobwa bo hanze y'u Rwanda, haba muri Afurika ndetse no hanze
hanze ndetse no hakurya y'inyanja. Uyu musore rero bamukunda cyane, ni umusore rero bishimira ku kigero cyo hejuru bitewe nuko aririmba neza indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, kandi ikindi ngo ni umusore mwiza cyane. Abakobwa bagenda bavuga yuko uyu muhanzi Israel Mbonyi ari umusore mwiza, ufite isura nziza, ufite igihagararo, ufite ukuntu afite discipline n'uburyo yitwara, bigahita bituma abakobwa batari bake bamukunda ku kigero cyo hejuru. Twakomeje rero twikomereza ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri rero turahasanga umuhanzi witwa The Ben. Uyu nguyu rero The Ben wamenyekanye ku izina cyane rya Tiger B, akabazwi cyane hano mu muziki nyarwanda. Abakobwa bamukunda kubi, muranabibona yuko iyo agiye ku rubyiniro ubona yuko bamwishimira ku kigero cyo hejuru, bamwe bagatangira no gusuka amarira, bagatangira kurira baririmba izina rye bavuga ngo The Ben, The Ben, ukabona yuko bamufitiye urukundo rudasanzwe. Uyu muhanzi rero yakomeje kwerekwa urukundo n'abakobwa batari bakeya kuva mu myaka ya kera. Bamwe rero ukabona yuko batangiye kumurwarira n'indwara y'urukundo, nuko nyuma yaho yaje guhita ashaka, ariko nibivuze yuko n'uyu munsi batamukunda cyane. Niyo yagiye ku rubyiniro uhita ubona yuko abakobwa bamufitiye urukundo rudasanzwe. Wakibaza rero ngo ku mwanya wa mbere turahasanga uwuhe muhanzi? Ku mwanya wa mbere rero hari umuhanzi umaze igihe kirekire mu muziki nyarwanda, na wundi ni umuhanzi bita Ngabo Medali, ariwo bita Meddy. Uyu ni umuhanzi rero wakunzwe cyane kuva mu gihe cya kera, na nyuma yuko ashakiye cyangwa se nyuma yuko akoze ubukwe n'umukobwa witwa Mimi, n'undi yakomeje kwerekwa urukundo n'abatari bakeya hano mu Rwanda. Abakobwa bamukunda ari benshi, ndetse ikindi n'indirimbo ze ubona yuko zirebwa cyane. Bamukundira iki rero? Ni umwe mu bahanzi bavuga yuko bafite ijwi ryiza, n'indirimbo aririmba ziba zuzuyemo amagambo y'urukundo, kandi ya magambo agenda agakora ku mitima y'abatari bakeya, ndetse abakobwa bamwe bagatangira kurira, bagatangira gusuka amarira mu ijwi rye ryiza, ndetse n'uburyo ki yitwara n'uburyo ki avuga, bihita bituma uyu muhanzi Meddy bamukunda ku kigero cyo hejuru. Muri kwibuka rero mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye harimo Slowly, iyi ndirimbo yakunzwe cyane, murayizi neza. Uyu muhanzi rero iyi ndirimbo ye yarakunzwe, yararebwe cyane, ndetse no mu bice bigiye bitandukanye by'isi iyi ndirimbo barayizi, kuko ifite abantu bayirebye barenga miliyoni 100. Akaba ari umwe mu bahanzi baciye agahigo ko kuba bakora indirimbo ikarebwa n'abantu benshi cyane hano mu Rwanda. Ngero ngira ngo nkwibutse yuko aba bantu tukubwiye cyangwa se aba bahanzi 10 bakundwa n'abakobwa ku kigero cyo hejuru, twabegeranyije twifashishije ubushakashatsi bwagiye bukorwa mu bitaramo bitandukanye bagiye bakora, ndetse n'abakoze ibyegeranyo bigiye bitandukanye bagiye bagaragaza yuko aba bahanzi ari bamwe mu bakunzwe ku kigero cyo hejuru hano mu Rwanda. Ariko nibivuze yuko hatari abandi bakunzwe, hari n'abandi bakunzwe. Uramutse wumvise ari uwo twasize cyangwa se utarimo, nawe watwandikira hasi muri komenti ukatubwira. Ariko mu by'ukuri nawe turagushimiye yuko wabanye natwe muri iki kiganiro, ukaba ukomeje no kubana natwe mu bindi biganiro tugiye dukora. Niyo mpamvu tukwibutsa ngo niba ari ubwa mbere ugeze aha, nyabona ibuka ukore subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, kugira ngo ujye ubona amakuru meza agiye atandukanye akugereraho ku gihe 5 kuri 5. Tugushimira yuko rero nawe ukomeje kubana natwe, tukwibutsa yuko mu biganiro byacu turakomeza kugenda tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye.